Hari abahoza amatwi ku nyakiramajwi zabo bashaka kumva ijwi ryiza rya Aissa CYIZA uri mu banyamakurukazi bavuga neza kandi bamaze kugwiza igikundiro mu ngeri z'abantu bose. Ku bataramubona amaso ku yandi, ni umukobwa ushinguye kandi useka neza ku buryo wamubonye ukabihuza n'ijwi rye kuri radiyo akanyamuneza kaba kose. N'abatamuzi baramukunda, usanga yari kuri mikoro za Royal FM. Hari n'abahamagara benshi bamubwira ko bamukunda bihebuje. Uretse ibyo kandi ni umwe mu bagira ibiganiro byiza cyane bigira inama abamukurikira kandi akamenya guhitamo indirimbo zijyanye n'amasaha abantu barimo. Burya ari mu kiganiro nta muntu wahirahira akuraho urushinge. Aissa ufite umwana w'umukobwa amaze imyaka irenga 8 mu itangazamakuru ryo mu Rwanda, yakoze kuri radiyo Isango Star ndetse mbere yo kujya kuri Royal FM ndetse ajya anakora no kuri Isango TV mu makuru. CYIZA yavukiye mu mujyi wa Kigali, amashuri y'abanza yayize ku Muhima, mu gihe icyiciro rusange cy'ayisumbuye yayize muri Groupe Scolaire Officiel de Butare, ayasoreza muri Saint Joseph i Kabgayi aho yize indimi. Nyuma yo kuva muri iri shuri yatangiye kwiga itangazamakuru muri Iseka, ariko ntiyasoza kuko yize imyaka 2 ahita asubika ajya kwiga muri IRK aho yize ububanyi n'amahanga. Yatangiye gukunda itangazamakuru yiga mu mashuri yisumbuye, cyane ko yabaga ari mu matsinda atandukanye akora ibijyanye n'itangazamakuru mu kigo azwi nka Media Club. Muri 2012 arangije amashuri yisumbuye, umutima wakomeje kurehareha, yumva ko agomba gushaka uburyo yakoramo uyu mwuga yihebeye kuva mu bwana bwe. Yahise ajya gusaba akazi ko kwimenyereza umwuga ku Isango Star. Nyuma y'amezi 4 akora, abona bourse ya leta agomba kujya kwiga muri KIE, ariko ntiyajyayo, ahubwo ubuyobozi bw'iradiyo bumusaba ko yajya kwiga itangazamakuru mu ishuri ryigenga bukajya bumuhemba akareba ko yabona amafaranga yo kwishyura. Yakoze kugeza muri 2015 ahava ajya kuri Royal FM, ari nayo akoraho kugeza uyu munsi, ariko abikomatanya no gusoma amakuru ku Isango Star TV. Nubwo Aissa CYIZA yabyaye, avuga ko bitamuciye intege. Aissa CYIZA avuga ko muri 2016 yaje kubyara imfura ye ariko atarakora ubukwe, gusa ngo ntabwo byamuciye intege. Ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru kuri iyi ngingo yagize ati, akenshi bigora abantu bitewe n'imitekerereze yabo. Njye ntabwo byangoye bitewe n'uburyo nakuze, uko nabagaho ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Burya ubuzima ni ishuri kandi twigiramo buri munsi. Umuryango wanjye, inshuti zanjye ndetse no ku kazi bambaye hafi bituma nanjye bitagira icyo bintwara. Uyu mukobwa avuga ko ataciwe intege no kuba yarabyaye atarashaka, kuko yumvaga ko agomba gukunda ubuzima bwe ndetse n'ubw'uwo abuhaye cyangwa yibarutse. Ku kijyanye no kuba atabana na se w'umwana we, yagize ati, kubana n'umuntu ntabwo bigendera ku mpamvu imwe ngo yaguteye inda, bigendera ku bintu byinshi cyane. Iyo rero bigendeye ku kintu kimwe, usanga utagize umuryango mwiza nk'uko wabyifuzaga. Abashijwe ko umuryango we wakiriye kubyara kwe ndetse no kutabana n'umugabo we, yagize ati, umuryango wanjye ni abantu batanga uburenganzira ku muntu kuko twaraganiriye bihagije, ariko bari babizi ko icyemezo cya nyuma cyari icyanjye. CYIZA aha yakebuye ababyeyi babona abana babo batwaye inda bagafata icyemezo cyo kubirukana mu ngo, abibutsa ko bidakwiye. Ati, benshi babifata nk'igisebo bakihutira kwirukana umwana, ariko mu by'ukuri baba biteye guseba kabiri. Ibaze kwanga ko abantu baguseka ko umwana wawe atwite, bakagusekera ko umwana wawe watwise anabayeho mu buzima bubi. Uyu munyamakuru yasabye ababyeyi kongera guha abana umwanya bakaganira ku ngingo zirimo n'izishobora kumurinda kugwa muri ibyo bimutera ikibazo. Aissa CYIZA avuga ko kuzamuka mu itangazamakuru byamusabye gushyiramo imbaraga, akiga cyane ndetse akanumva inama z'abantu batandukanye, akagira n'umuhate, cyane ko yakoraga ibintu yakundaga. Komeza kugira ibihe byiza, kora subscribe kuri Hero Rwanda ubundi ujye ubona amakuru n'ibyegeranyo bitandukanye.